Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese abantu muri kumwe natwe. Nongere mbabwire ngo icyumweru cyiza abagiye gusenga, abantu mwese mwagize amateraniro y'uyu munsi. Ni ku munsi wo ku cyumweru ubwo abantu b'Imana baba bagiye ku nsengero zitandukanye bagiye guterana kwera. Murabizi ko uyu munsi nyine abantu bagiye bajya ahari insengero zifunguye kugira ngo babashe kwegerana n'Imana bahuje umutima. Kubw'ibyo rero nanjye mbonetse hano kugira ngo mbashe kuba nabagezaho amakuru yiri wavugwa mu biriho n'ibivugwa mu gisata cy'Iyobokamana. Biravugwa ko amafaranga akomeje kuribwa kugira ngo bamwe na bamwe bashyirwe mu myanya yo kuba basengerwa ku bupastori. Ahangaha bikaba bikomeje kugenda biba impungenge ku bantu benshi bitewe nuko amakuru atariho ivumbi baba bamaze kuyatugezaho. Ngira ngo kugeza aka kanya harimo haravugwa umugore wabaye icyo nakita nka Kabarore. Ni umugore wabashije kuba yavugisha abantu benshi hariya mu karere ka Nyanza, muri paruwasi ya Nyanza. Ngira ngo ni muri paruwasi ya Nyanza, yego ni muri paruwasi ya Nyanza ahahoze ari muri paruwasi ya Busoro. Ndagira ngo mbabwire ngo ni mutera gatebe. Iyi ni inkuru ngiye kuba nabasha kubanyuriramo mu ncamake, na cyane ko nifuza ko nibiza kuba byadukundira turabasha kuba twashyira ku murongo umuyobozi wa paruwase ya Nyanza, ndetse tunabasha kuba twashyira ku murongo umwe mu baturage baba barafatiwe idene n'itorero rya ADPR mu by'ukuri ntibishyurwe. Ahangaha ndagira ngo muze kuba hafi kugira ngo tubashe kuba twagenda duhana ibitekerezo kuko ni ikibazo gikomeye. Biravugwa ko umugore wo mu karere ka Nyanza muri paruwasi ya Nyanza wo muri paruwasi yahoze yitwa Busoro, uyu mugore reka mbe mugire akabanga mbe ndetse kumuvuga ndaza kumurambura mu nkuru mu minota iraza kuza imbere, ariko ntekereza ko ubwo yamaze kwiyumva ni ku itorero rimwe naryo turaza kuba twabagezaho. Akomeje rero kuba ikibazo, ari naho abakristo bakomeje kugenda bibaza ngo ese koko ibi bintu byaba bikomeje kuba gutya tukavuga ko turi kuva he tujya he. Ndaza kubanyurira muri iyi nkuru mbagezeho uburyo uyu mugore yatanze amafaranga angana n'ibihumbi 400 abiha uwari umuyobozi we kugira ngo abashe kuba yamuha umwanya. Mu by'ukuri bikaba byakomeje guteza ikibazo mu itorero. Ndaza kuba nabagezaho n'uburyo uyu mugore yaba yarabaye mwarimukazi wungirije ku itorero. Ahangaha akaba akomeje no kugenda azambya ibintu nyuma yuko atanze ako gafaranga, akaba akomeje no kubangamira umwe mu bakozi b'itorero abereye umwungiriza, ngo akaba yarakomeje guca ibice mu itorero kugeza aka kanya. Uyu mugore bivugwa ko ari hafi guhabwa inshingano ya gipastori, ari ku rutonde rw'abagiye guhabwa inshingano ya gipastori. Abakristo bakagira impungenge. Ni umugore udashoboka muri karitsiye, udashoboka mu murimo, ni umugore udashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyakora bivugwa ko ari umugore w'umunyamafaranga. Uyu mugore ndaje mbahe amazina ye, ndaje mbahe ibikorwa bye byinshi bigayitse bigenda bimugaragaraho, nyamara abantu bakaba bari gutungurwa no kubona agiye guhabwa inshingano ya gipastori. Ni umugore uvuga ko aherutse kuba yafungisha se nyuma yuko ise ashonje ngo agaca igitoki mu murima we. Uyu mugore ngo yese afata ibyemezo byo gufungisha se, ise arafungwa neza baramudanangira. Uyu mugore bivugwa ko ari umwe mu bagore babi kuko ngo aherutse gufungisha ise hanyuma ngo akanasarisha nyirabukwe. Ibyo ni biri kuvugwa ahangaha ku mihanda, ndetse na bamwe mu bakristo ayobora na bamwe mu baturanyi biwe barabihamya. Ni amakuru mba nagiye ncukumbura nkayabonera ibimenyetso. Ariko mwaretse nkabaha amakuru tera gatebe. Uyu mugore ari kwishyushya ku mwanya w'ubupastori, ejo bundi ngo ari kuri list agiye guhabwa ubupastori, na n'uyu mwanya yitwa mwarimukazi wungirije. Rero munyemerere dukomeze turambure izi nkuru zacu, munyemerere dukomeze turambure iyi nkuru. Uyu mugore akomeje kugenda yibazwa n'abantu cyane,
afite ideni, afite amadeni yafashe, kuyishyura birananirana, kandi atari uko yabuze ubwishyu, ahubwo bivugwa ko ari umugore ngo ugira umutima mubi ku buryo no kwambura yumva ngo ntacyo bimutwaye. Uyu mugore bivugwa ko hari ideni rimaze igihe ryarafashwe n'itorero rya ADEPR, hari ideni ryafashwe n'itorero rya ADEPR bagiye gukora igiterane hariya mu karere ka Nyanza muri paruwasi yahoze yitwa Busoro. Iryo deni ryanganaga n'amafaranga 230,000. Ayo mafaranga yifashishijwe mu gukora igiterane. No kuvuga ngo hari amafaranga agiye atandukanye. Hari nundi bafite ideni ry'30,000. Umuntu ufite wa mafaranga yarishuje, arishyuza aya madeni, barishuje agahanga karashya. Agahanga karashya. Amafaranga yafashwe n'itorero bayafata mu buryo kuvuga ngo tuyifashishe mu giterane. Umuturage aremera arabakopa, igiterane kiraba, ariko na n'uyu mwanya amafaranga ntiyari yaboneka. Iri deni bivuga ko rimaze umwaka, ushobora kuba ari umwaka urenga, ushobora no kuba ahubwo ari hirya y'umwaka hafi 2. Uyu muturage yaremeye aravuga ngo reka nizera abana b'Imana barayanyishyura, abahibye. Na n'uyu mwanya amafaranga ntaratangwa. Ndashaka ko munyemerera ngashyira ku murongo uyu muturage ufite ideni, akatubwira uburyo yabakopye, akanatubwira uburyo yishyuza, akanatubwira uburyo bamubwira iyo yishyuje, akanatubwira uburyo uyu mwanya ubu yamaze kubona itorero ryaramubereye ikigeragezo. Hejuru y'umuntu umwe, umugore umwe wenyine witwa mwarimukazi, ntavuze amazina ariko mukanya ndayarambura amazina ndayarambura, kuko uyu mugore ni umwe mu bantu bakomeje kubesha abantu ngo n'abana b'Imana bari mu rugendo, kugeza ku rwego atanze amafaranga y'akayabo ngo ahabwe umwanya angana n'400,000. Uyu mwanya ngo akaba ari kwishyushya ku mugore, ari kwishyushya nk'umugore ngo ugiye guhabwa inshingano ya gipastori mu itorero ejo bundi, kugeza ngo ku rwego ari kwishongora ku baturage, akishongora ku bakristo, akabwira ngo uzibeshya akavuga ukuri nzamwereka icyo mukorera. Ati na ADEPR yaranyizeye kubera agafaranga natanze. Namwe munyumvire, azabwiriza nde? Azabwira nde? Azavuna nde? Azafasha nde? Ubuhamya, ubutumwa bwa mbere ni ubuhamya. Iyo udafite ubuhamya bwiza, ubutumwa buba bupfuye. None ngo ugiye guhabwa pastor, nyakubahwa mushumba wa paruwase ya Nyanza, ninguhamagara unyemerere unyitabe. Iki kibazo kirakomeye. Sinzi nimba waba waramenye ko hari umugore ushaka guhabwa inshingano ya gipastori kandi akaba no ku rutonde, akaba adashimwa mu mico no mu myifatire muri karitsiye, mu baturage no mu itorero. Nari mwagerageza mukaza kumfata nkabaha ibitekerezo, nkanabayobora neza uyu mugore ahari n'amazina ye, mukegera abakristo baho n'abaturanyi baho, bakaza kubaha bimwe mu bimenyetso byizewe, aho kugira ngo itorero ejo muzamare ko mu itorero aryangirize, usanga izina ry'itorero rikomeje kwangirika, twarangiza tukaza tukavuga ngo byangiritse. Ibyiza nuko twagira gute, twakumira bitaraba. Uyu mugore afitiye abana amadeni, yanze kwishyura, agenda agafata ibintu mu rwego rw'itorero, ntibyishyurwe nabyo bikaguma bikabarwaho itorero. Afungisha abantu, ni umugore ngo udashobotse. Aho afungisha se agasaza nyirabukwe, akabana nabi n'abakristo. Binavugwa ko mu itorero yamaze ubu ngubu ari asengera, ngo itorero ryamaze gucikamo kabiri, bitewe nuko ngo arimo arashaka guhirika umwe mu bapastori mwahashize ngo amusimbure. Rero njyewe reka mbabwire, iki ni ikibazo gikomeje kugenda kikomeza kugaragara hirya no hino.
usibye n'aha hari n'ahandi iki kibazo nk'iki kiri, ariko nzajya nza mbivuge ikibyimbya kimeneke. Hanyuma unkunda nkunde unyanganyange, ariko itoro ry'Imana ntabwo muzakomeza kujya muri toba, muri tukisha, muri sebya, muri gayisha ngo tubimenye tubiceceke. Nzajya nza mbivuga, nicyo gitumye mbaye hano. Hari n'undi mugore nguri hariya mu karere ka Rwamagana, mu karere ka Rwamagana, abantu bari mu karere ka Rwamagana nabo mube tayari, kuko namaze kumenya mukuru ko hariya mu karere ka Rwamagana naho bitameze neza, bitameze neza. Umugore wo mu karere ka Rwamagana nawe ariko kuki ibi bintu byose biri kuza bikavugwa ku badamu bashaka guhabwa inshingano za gipasitori bashya, ndetse nabita, ariko uyu Rwamagana ndabona ari umudiyakoni, umudiyakoni. Aha, reka rero mbasha kuba nabanyurira mu ncamake y'uyu muntu w'i Rwamagana nawe, hanyuma mukanye ndaje ndamburiye inkuru yose, izi nkuru zose nshyire no ku murongo, bamwe na bamwe batubwire, haba mu bashumba. Mukanya ndatekereza ko amateraniro baraba bayasoje, ndabashyira ku murongo. Bashumba ba paruwase tubarabure, ejo batazashiduka bahuye n'akaga. Aha, muri Rwamagana umugore yakoze divorce, yasambanye, kandi yasambanye afite umugabo, kandi barasezeranye, aza gutwarwa n'uwo mugabo wamusambanyije nyuma yuko akoze divorce. Nyuma itorero rimugira umudiyakoni. Namwe munyumvire, itorero rimugira umudiyakoni. Aha, barangije birasakuza, umushumba wa paruwase aza kubikemura, baramwicaza. Bamaze kumwicaza, muri iyi minsi aho paruwasi ibereye imwe mu karere, pasitoro amusubizaho, kuko yabonaga noneho nta kirego cyagera kuri paruwase, dore ko n'umushumba utapfa kumubona. Munyumvire namwe, ibintu bikomeje kugenda bidogera hariya muri Rwamagana, naho byabaye birebire. Uribaza ngo biraza kuzarangira biti? Aha, abakirisitu barabivuze, barabigaragaza, bigera hirya no hino, babigeza ku rwego rwa paruwasi itaraba imwe mu karere. Mbere yuko paruwasi bimwe mu karere, abakirisitu barababaye, baravuga ngo ikizira kinje ahera, nyaboneka ni mudutabare. Babigeza ku rwego rwa paruwasi. Aha, hanyuma paruwasi bavuze ko atagomba no kuba umuririmbyi, usibye no kuba umuyobozi, ntabwo yagombaga no kuba umuririmbyi. Ibyo byemezo byari byamufatiwe. None ubu ni umuririmbyi kandi ni umudiyakoni, bitewe nuko bitewe nuko ari umukiri. Agafaranga kazarikora. Ururembo rwa Ngoma nahangaho ni muri paruwase ya Murehe, itorero rya Gatuza, ururembo rwa Ngoma, ariko ubu ni muri paruwase ya Rwamagana muri Ngoma. Ibi byose ni ibibazo bikomeza kugenda bigaragara mu murimo w'Imana. Ndashaka ko njyewe mukanya nza gufata telefone yanjye, niguriyeho amayiniti, mpamagare bamwe na bamwe bari kugenda bagaragara inyuma y'ibibazo nk'ibi. Impamvu bamaze gufata umwanya bakumva ko bazakomeza kwangiriza itorero ry'Imana, nuko babona abantu barabajenjekeye. Murarya amafaranga mukumva ko bitazamenyekana, mugakingira ikibaba abanyabyaha, abanyamabi baza kurangiza itorero. Oya, ntago tuzabyihanganira, nyakuba mushumba w'itorero rya ADEPR, ndakubaha mu byubahiro byawe, ariko izi nkozi z'ibibi ntabwo nzazihanganira. Njyewe nzajya nzivuge, wenda agahenge kagaragara mu itorero. Ndabizi ko mushumba ufite inshingano nyinshi, ibyo byose ntushobora no gupfa kubimenya tutabigaragaje, abantu batavuze. Hari abashumba bari kujya bajya hirya no hino bakarya akantu, bakarya agafaranga, barangiza bagashyira mu myanya inkozi z'ibibi.
ejo mukakira lisite ngo aba bantu bujuje ngo ubuhamya ngo mu mico no mu myifatire ngo barashimwa. Mu by'ukuri nyuma mwamara kubaha inshingano bikarangira basebeje itorero, nzajya nza rero ngewe ntabwo nzabyihanganira mbavuge, nzajya nza mbavuge, abankunda bankundi, abatankunda babyihorere, abatankunda babyihorere. Igihe uzumva ko uzahabwa umwanya wa gipastori wari ukutanza amafaranga hejuru y'amabi yawe, waretse ugashimwa n'Imana, waretse ugashimwa n'abantu, abantu bakagutangira ubuhamya bakavuga ngo arashimwa mu mico no mu myifatire, uyu muntu yatuyobora. Ariko mu gihe bazagushyira imbere abakristo bahigima bimyoza, ntabwo iterambere mu murimo w'Imana rizagaragara. Banyakubahwa abashumba, bakristo mwese turi kumwe, bayobozi b'amakorari ndetse namwe badiyakoni batandukanye, munyemerere mu ntega amatwi ntimunyumve nabi. Ibi bintu bikomeje kwangiriza umurimo w'Imana tubyihanganire, cyangwa dutange ukuri gasopo tuyitange, turebe ko nibura twagira n'abake twaramura. Ndabizi haracyarimo 7 bitarapfukamira Bayali, ariko munsi inyuma y'ibyo 7 hari ibindi biri kutukisha bya 7. Ndagira ngo munyemerere mumbe hafi, mumpe ibitekerezo. Ngiye kuba nsubikiye ahangaha mu kanya ikiganiro gikurikira, munyitege. Ndashaka guhamagara abantu, ndashaka kuvugisha abashumba, ndashaka kuvugisha izi nkozi z'ibibi, ndashaka kuvugisha abantu barimwa amadeni itoro ryanze kwishyura. Turebe imvo n'imvano y'ibi bintu, hanyuma wenda twaza kuza kubona igisubizo, itoro rikareka gukomeza ritukwa hejuru y'inkozi z'ibibi. Mugire umwanya mwiza, mugire umunsi mwiza, kandi Imana ikomeze ibandindire.